igihe cyose utazi akamaro cyangwa agaciro ka rugongo menya ko n'umugore wawe kurangiza kwe bizaba kure cyane. Mu gihe utazi akamaro cyangwa agaciro ka rugongo y'umugore wawe no kurangiza kwe bizaturuka kure cyane, ko kugira umugore arangize bisa ko ukinisha inyuma. Abagore benshi bakunda kurangiriza inyuma. Abagore bakunda, harimo abagore batandukanye, abakwa benshi utangira ukore inyuma kuri clitoris wikabakaba, biraryoha cyane, hanyuma ubikarangira wishyizemo. Impamvu murangiza vuba nuko muba murwana no kujombagura, murajombagura ibiki nagaruka yakora imibonano. Mujye mureka mwigishwe. Umugore mutegura by'uro minota 10 hamwe ubikora ruko ya rese. Igihe cyo gushyiramo irinde kujombagura ujyamo hirya, urajya he? Ushyiramo gake, numva amasura agiye kuza uvanemo, wongera ushyiramo gake uvanemo. Ku bantu bikinishije rero kuko imitsi yawe iba yarapanutse, ntago iyi technique yo kuvanamo binjiramo bayishobora, ko amasohoro azari nta rutangira kwiba yarangaye. Ariko ku muntu anyweye umuti wa evergreen, kuko ya mitsi yapanutse barabaye mito yaregeranye, ubasha controllinga ya masura uko agenda azubuyumva. Washyiramo akumva bisa nibye kuzuka buvanyemo, amasura agasubira inyuma. Ni kutinda, iyo ni technique bita stop and go. Kongera ugashyiramo gake, wakumva ugiye kurangizwa buvanyemo agasubira inyuma. Aho ni timing umugore. Kandi umugore ukamubwira uti nimba ugiye kurangiza jya umbwira hakiri kare kugira ngo nanjye nirekure turangize vuba, turangize rimwe. Niyo technique ndaza kuza kumumvisha ka kantu ka wa mugore uri kumwe n'umugabo akamuga ati sheri koza kuri rugongo ndahita ndangiza sheri zamuka gato sheri yajya kurangiza agasakuza. Nimujye kure mu kanya nko masasa abantu tunota aho ngaho dura buri munota mike ndakabashyira mu mazi. Wumva umugore wizihiwe, umugabo nawe arimo kukaza kubita amazi niko kazi ke, kandi umugabo utangira kunyaza amazi yaza agatarangiza umugore arababara. Aya mazi yagupfubiyemo arakubabaza cyane grave. Utangiye kurongora umugore akumva amavanyingo aje ugatwe urangiza sha birica fazari warutwa no kutabikora. Ariyo mpamvu ubanza umunyaze n'agatoki utarakoresha igitsina, ubanza ukoresha agatoki, kandi izo ntoki zawe zigomba kuba nta rwara na rumwe ruriho. Mbega nta rwara na rumwe ruriho. Izo ntoki zawe zigomba kuba zifite isuku, ukamudatire umugore ama infection. Zigomba kubanza ugakaraba n'isabune nziza, ukinyuguza neza, ntagire handi hantu ukora. Hana ahantu hatagatifu kojeje mu byo bitoki bye bisa nabi wamutera ama infection. Wangize ukamutegura neza. Uko shyiramo udutoki mu gitsina cye niko tusha rugonga hitera indani mu gitsina. Madama aryoherwa cyane, hanyuma ukasakuza kandi usha gushyiramo udutoki watuvanamo ugakubitira inyuma amazi akameneka, ukabanza ukamunyaza amazi ukayacogoza n'agatoki utarakoresha igitsina. Kubera ko urabizi neza ko nukoresha igitsina witurangiza vuba. Banza ukoresha agatoki yacogoze byibura kugira ngo nawe agire ikintu yumva. Atari uko abantu banywa inzoga kumva ko igitsina cy'umugore arimo rugaruhukiramo, cyangwa se bakumva ufite stress kumva ko uzigomba gushirwa rukurongora umugore. Ayo nama kosa mukora. Vestina Muganga afite imyaka 51. Nkaba ndangiza vuba none 15,000 mutangira rimwe umuntu agakira. Uzatwa 15 uducupa dutatu. Uratumwa turakorohereza, turagufasha rwose, ariko tubanza kumenya kugusuzuma tukamenya se uzanywa umutunganya iki. Byitwaza ubutangiye buri wese yakwitwaza ukawutangira, ariko kandi utwaye gake ntacyo bitwaye, gutwara gahoro gahoro unanze unarebe. Ese muke natwaye cyumarira. Ati umuti wawe naramweye nitwa Fabrice kandi uramfashije cyane, singitegeza kwikinisha kandi n'imibonano ikora n'amaturu menshi imbere gato nakaye kabaye gato bicyaragarutse imbere narangizaga vuba cyane. Ubu noneho mbasha gutinda kurangiza. Umugongo warandyaga cyane n'umutwe, nagiraga uburakari ntazo buturutse no ku kazi barantinyaga, ariko umunsi meze neza Vesti warakoze kumvura nzaza kwiturura koza. Ati mwiyo neza muganga, ngiye ese uwo umuti ku muntu w'imiti igabanya ubukana nta kibazo, ntacyo bitwaye. Uyu muti wa evergreen wawunywa n'ibinini byawe ufata ugakomeza wifata nta kibazo. Umuntu nyara ku buriri nawe turamufasha kuryo utajya kunyara ku buriri. Mwiriwe ko ntajya ngira mu mihango igihe mara nk'amezi 7 mwangiye inama. Nitwa Mama Ishimwe. Urasa tukagufasha kuburyo imihango uzajya ubibona neza buri kwezi. Kuki kibazo cyo kujya mu mihango kamara amezi 7 utakibona utayijyamo bishobora gutuma unarwara n'ibibyimba byo mu mura. Ntago tuvuna imitezi twebwe, nabigusobanuriye. Ati ko umugwangera yambaye nzakora iki mufitanye ibibazo.
hari n'abagore kandi mu mfubi umugabo akakuba ati sinshaka gukomeza kubyara toze turera abana ukanga umugabo akatajya hitamo kurara yiyambariye akanga kukurongora akajya kurongora abandi ahubwo umenye ko ari mu kwisenyera umugore we mugara kuvuga ati nyamuneka abana dufite abacyari bato gerageza ukoresha ibyo gukoneza urubyete nze twerera abana bake dufite ukanga wagize urashaka kurongora kurongora utise nandi umugabo ufatira icyuma cyangwa akajya arongora abandi kuko utumva urahimana ngo n'uvuni ushaka amafaranga uri cyangwa nukubyara gusa aho na mpango ese nkukubyaraguriye benshi nkuko nani ubushobozi ufite ejo akaguta cyangwa se akanapfa aho hano uzakomeza kubyaragura nta mupango uzabarisha iki Viviane tindi Nyamagabe ufite amazi ukanywa mutariyongera cyane rwose ati Vestina ko nyaza umugore wanjye nta nyara kandi birambabaza mushakira amafaranga azahabwa umuti yajya kunyarira ati amakuru yawe Vestina wambwiye ko maze amezi abiri nabo n'imihango kandi nkushaka kuruka bikanga kandi nkacira cyane ni Jackie Kabuga cyangwa uratwitisha hamagara muri kasha mu gitondo kuri 9111 nimero yayo niyo buntu maze bakuzanira agapimo wipima ryo kutwita iminota 5 gusa ubasha kumenya niba tutenya udatwite ingwa yigize ati Vestina mwiriwe nanjye umugabo tumaranye imyaka 11 ariko agira intege nke nzakure kiko nsigaye muci inyuma sigaye umugabo inyuma sha mbwiye yivuze rero kumuca inyuma rwose mwiriwe neza mubyeyi mwiza ko mfite inda y'amezi 6 najya nkorane imibonano urakoze ndagukunda nitwa Apofia ntabwo message isobanutse neza ati ko mfite ububere nta mazi ngo ni nk'umutima ati mwiriwe Vestina nshatse vuba none ntabwo nabonye abangira inama nabuze dutambaro badukoresha gute ikindi sheri tutarabana twakundaga gusomana ariko message ni ibice ati mugira umuti w'ubwanwa ko nta bwanwa mfite wapi nawo ingwa yigize ati hayi vava turabukunda ariko ndaguhamagara ku manywa nkakubura kabisa ku manywa mba ndi mu barwayi mbavura nge na Florence ntago njye mbona akanya kwitaba telefone ahubwo iyo muhamagaye umukobwa nge niwe witaba akabarangira naho ni ngeyo ndi mu barwayi ntago nabitaba na telefone ngo bikunde ingwa yigize ati buganga ati amakuru ati inama gusa ndifuza n'umuti koko iyo nkoza agaturu kamwe gukora akakabiri fata twuvure ati jya dusuza natwe twevava abazamu bo ku bipangu turabakurikiye abazamu barindi bipangu turasuje reka suze n'umuzamu wanjye nawe musuze nakomere cyane muganga mwiza nge arandyohereza kandi neza ni byiza kabisa muzamu wanjye nakomere niba kiri maso sange wasinzire wibeshye Bingo yagize ati mwiriwe mfite imyaka 3 niba ariko nta mavangingo ngire ariko mpora mfite ubobere ku buryo wowe n'amavangingo biratandukanye message ni nyinshi ndabashimiye cyane ko mwamvuye ko twabuze urubyaro twaje turi kwikabuga natanye n'umugabo wanjye tuba irusororo mwaduhaye umuti mwatwandikiye mwatubwiye ko ngo tusabye mu ducupa 20 twatumaze kunywa uducupa 8 none ndatwite Vestina wangiriye neza ubu sinabona uko mbikubwira pe kuba tutamaze n'umuti nkaba narasamye Imana igumugisha nagiye kuri centre de santé y'Ikabuga baransuzuma basanga ndatwite Vestina narasaze ubu ibyishimo ni byose negereje ibishyimbo byume nzikorenze kugusa oya umwana wanjye urabizi ko nubyara n'inyizaza guhemba urabizi neza ko abana bose bubonetse abantu babuze urubyaro tukabafasha birakunda umwana avutse ari umukobwa umwita Vestina izina ryanjye cyane rwose yazakura kandi tukazamubwira inkuru y'ukuntu Vestina risona ngo umwana wanjye yabonetse ugoranye ubwo rero iyo mvuye ndayikajyamo ninanyuza kwihembera ndaguhemba pe ndaguhemba kabisa n'umuso kwita izina mba mpari kugira ngo utazibeshya gwibagirwa mu mazina umwita Vestina ati mine muganga Vestina kuryama hejuru umugore kwiza nukuhe ntago murambararaho mwabantu wese nababwiye umurambare we yahera umwuka
Ingwa yagize ati nge ndi rusumo ingaruka zose zo kwikinisha nzibonaho ese umuti watuma igitsina kiyongera kirakomera rwose. Ingwa yagize ati mwiriwe ngewe ndi mu Burundi uwo muti urawuzana muri gare ya Duwuni tawuni mu mujyi kubera kuza ku Gisozi ni kuriyo naje Kigali nta mwanya mbafite mba nihuta wapi ntago ngiye najya n'umuti Burundi uzamuza kwitwara hano. Ati mwe mfite ikibazo mu ngiri nama madamu ejo nijoro naratashye ngeze mu rugo ninjira mu gipangu nsanga umugabo duturanye ari kurongora madamu ku itapi. Ihangane pole sana wasanga unamutobatoba buri munsi akakuvuga turambangamira rwose sinya ndangiza ugakomeza yabona umukwakwanya neza agatwarwa muze mwivuze barabbarongora se niba barongorira. Ati mwe Vestina rwose tuguteza amatwi ariko Vesti mwambwiye umuti wongera igitsina mwarawuzanye nuboneka nyamuneka muzatumenyeshe. Yinzarizwa kuri radio mujye muteza amatwi namwe utazabashirana sibyo. Ati bonsoir vava ndumvingire nayisomye ubutumwa ni bwinshi ahangaha. Ati hayi mama Vestina ntabwo nigeze nikinisha na rimwe ariko ndangiza vuba ku turi ya mbere nkongera kujya anshare bitinze biterwa n'iki uzayimenya uhageze ariko venda gukunda cyane ku nama zawe urakoze cyane. Muraho neza muganga mwiza ese ko abagabo bafite ikibazo cy'igitsina gito kigufiya ahari mugira umuti wongera igitsina nawe uzanye umuti wongera igitsina nawuvanye hanze ndawuzana bivuga kuri radio ko nawuzanye ko nazanye umuti muke nazanye muri 200 ariko mu minsi 2 gusa batubuze nk'abagura amacupa twaze dushira. Ubwo rero kuyango tuzanye kubona undi bisasa nko mu kwezi kwa 11 nsubiye mu Budage kuzana Evergreen nkahita ndangura n'uwo nguwo mu kwezi 11 ibitsina byanyume mu biryamishije nibwo muzongera kubona umuti ubyongera. Ikindi kandi ntago hakora ingano y'igitsina. Ati muraho neza Vestina nukuri ikiganiro cyawe kiratunyura nagira ngo nkubaze nihe mpamvu umugore arangiza vuba agatayuma nuko bigenda ni kimwe nuko nawe urangiza kandi wamuteguye neza ni byiza fazana umugore yarangiza mbere yawe cyangwa se njya kurangiza akabikubwiye aho ati sheri nuva ngiye kurangiza kandi mwese murangiza rimwe nahundi kuko nawe urangiza amaraso agatasubirayo agatsina kakaba gatoka karyama n'umudamu nuko bigenda. Ubwo rero cyo making ashobora uzi kurangiza rimwe ukuntu biryoha kurangiza ryari rimwe biraryoha. Ati Vestina afite sheri wanjye ambwira ko akiri isugi y'amasugi se kandi ubizana. Ati nitwa John Ntwirwamagana iyo ndimo gukora imibonano n'umugore wanjye ageze igihe cyo kunyara akarwana no kunyiyaka ngo ntashaka kwanduza aho turyamye kandi aba yahateguye nzakora iki yewe nawe nzajya munyariza hasi tu cyangwa se wabona agiye kurangizwa mwasheri humura rwose irekure ukamufaka ati irekure humura abafite ubwoba. Ati Vestina Uwiteka guhire ibintu n'ukuri sobanurira ibi gusoma amabere y'umugore mbere yo kumurongora bimaze iki kunyaza umugore ukoresha agatoki uri umugabo munini message birimo kunyandikira rwose gusoma amabere y'umugore utarabikora bituma umugore bishaka cyane umugore yamukarikoresheje agatoki yego iyo usoma amabere araryoherwa cyane. Ati muraho natunguye no kumva muvuga ibibazo byanjye byose nanjye ngiye ikibazo igitsina cyanjye kiba kimeze nk'amazi kugeza naho mba ngiyumvamo ko hari ikibazo kandi mba numva gisa n'igititira nkumva kandi ku mutwe wacyo hari ikibazo mba nyumva ko ari nk'ikinya kandi nta mitezi mfite uzaza tukuvure nta mukeneye. Message ni nyinshi ahangaha. Ati Vestina dukiranira umukobwa utarabyara aranyara rwose niriwe mfite umugabo ubona arangije bwa mbere agahita apfubya akaryama ajyamara desimeni yaranyihoreye yabikora nkamera nk'igiti ku ituri ya mbere mu ngiri inama. Nawe uzi ko ufite umugabo urangiza vuba uritegura wowe bwawe mbere ku buryo urwana no kurangiza iyo bije kurangiza wese yirwanaho cyane rwose. Message ni nyinshi ahangaha ikamaze some ko maze dukomeze n'ibindi mukanya mu masaha 10 aho ndabashyiramo kakanu k'umugore utaka mwumva n'abandi bagore bameze mu buriri mwumve n'umugabo unyaza hafi 20 afatiyeho akusha akaboko kamwe kakaruha agashyira ka kabiri uwo n'umugore wanyweye umuti wa Evergreen mbere suko yarameze yararumagaye n'uwo mugabo n'umugabo wanyweye ku muti wa Evergreen hanyuma bari recording akango bakumvishe noneho revo bagezeho.